wite ku muryango wawe, wite ku kazi ndetse wite kuri bose. Ariko nindi wite ku mutima wawe. Rooted in Faith ni igitabo cyanditswe n'umwanditsi mpuzamahanga Mary Grace Cheke. Iki gitabo yacyandikiye abantu bose, cyane cyane bamama bitse ku bintu byose. Dore ikintu usabwa, jya muri comments twapinize link uyikirike tugera kuri Amazon, nawe utahane kopi yawe kuko ubutumwa buri muri iki gitabo ni wowe bwagenewe. Na undi mukobwa nigeze gukunda nkawe nobizi nobizi bebe please ndagusezeranya ko ntazongera kubabaza basi simpfukame mbabarira. Nshaka kongera kubona unsekera, nshaka kongera kubona wowe, sibyo bebe none se urankunda nawe? URWIKINYOMA hano se hari kimwe shaka ushaka genda muri twebwe tumeze neza. Ako nayo cyangwa umbereyeho ni nyina bebe we be sikusigaye konje kukonje gira ka vibe turi kumwe. Sinda umugore wose muganga yarambwiye ko ngomba kwitwara ya akabaye ni kumusaza se mwana. Anyways, that is it. Daddy nabyo biteze. Sha. Itima ki. Ako ndabona umeze neza, ndabona muri byo. Usa neza we. Semi bro konti gawe mbona ugira amasoni man. Ireba we bebe nandi kumubwira ko nasigaye atuje. Ega muganga yambwiye ko ngomba kubitwara gake. Meze neza, subiza ati ngiye meze neza. Nzira ko atari kuri mu minsi iri imbere nzongera mbe. Rero bawowe we miss you man. Ari bugumi ari kugenda mira neza, nanjye ndumva nishimye kabisa. Sha Alain urabizi nayo ko Emira hari ibintu byose ni fresh, ibyanjye byose byakemutse kabisa. ko nakantu muhaye ni warahindutse nawe uburyo nakantu usigaye ufata amana ibintu by'imiriro twabisangiraga. Aba yabyanze beziko mbiho propose akabyanga muri no minsi ntabwo ndi gufataho kubera siki babona yarahinduye imyitwarire kubera buriya burwayi bwawe. ako twongera tumusohokane tujyane mu kabari dusohoke nyine duyongere kumbe ko hashya se kabari. Nzababwira reko n'abayigize mwiza nyine tugende gusohoka. mani njyewe kankubwira sibyo bafatiraho urugero mani nk'abantu mwakundanye igihe kirekire. Nanjye muri iyi minsi hari agakobwa ninjiriye uri kumva, ariko ngiye kubera ibintu byo gutereta atari ibyanjye, meze nk'umuntu winjiye mu rukundo bushya. Mperuka urukundo high school, ubu ngubu mbona nanjye ndi mu rukundo ariko byancanze. Nakagufatishije iki mwana w'amakonzi kurikirana nyine n'umusaza atinya nyine hari aho umuntu agera bikanga. Ahubwo ikibazo mfite ni kimwe, sinzi ngo umukobwa ababayeho gutya kumujama, sinzi ngo umujama abaho gute. Najyaga mbona Emira ari mu rukundo nkabona ni ibintu bitandeba, ariko ubu ngubu nanjye byancanze amana. Nanjye rero nk'abantu nizera ndagira ngo mumbwire ibintu byinshi byibura nanjye menye icyo njya gutereta nitwaje. Simenye ngo umukobwa akunda iki, sibyo? Ubu ngubu byanze bikunze wowe ubuzi ngo Emiri wakunda iki, na Emiri abazi ngo ukunda iki ngiki. Nk'ubu ngubu Emiri ntabwo yaberwa iki nkiba rukunda byanze bikunze. Ntabwo yari rusumba bishoboka Emiri. Ibyo bintu si byoroshye kubimenya ku mukobwa. Mwabinyigisha. Oya ni ibintu byoroshye. None akunda irihe bara? Okay, akunda irihe bara? Noneho menye ngo nanjye yo ndi gufatira icyitegererezo
hari ibyabazi si ubwo uranyigisha umugabo arabizi shari mwihorere rata ararizi narimbwire naho umenye ko ndi kugisha inama abantu bakuru mu rukundo tumwemeze ni ibintu byoroshye sheri wanjye yikundira umutuku abona ari byo kuko ndabona nawambaye siko ari byo bwo ako bese ko nyamubwira ngo wagira ngo niyo wari urwaye ngiye nkunda umutuku ngiye nkunda pinki bigiye kumera kimwe ibyo ni ibintu bimeze kimwe rwose nka pinki umutuku se si ibintu bigiye kumera kimwe shari usigaye waribagiye ibintu nkunda sibyo ako ni kimwe bebe ko mu bintu byose byanze bigenda ntawamenya byanze bikunze emi uzi nka nimero Mia yambara y'urukweto sibyo ko nanjye uwo mukobwa afite anniversaire vuba byancanze arayizi izi gift zose yamaye z'inkweto nyinshi cyane mbese uyizi izo ndazizi yarazizi surumva nabiyoberwa ko baby yambara 42 akunda kwambara black ibyo ni ibintu nzi nyine ibintu bye byose ndabizi ngiye byanze bikunze nanjye reka cy'ingenzi mugomba kunegesha umukobwa pe ibyo nta nubwo ari ngombwa icya mbere niba ukunda umukobwa bebe nambara kanga nambara kanga baby urumva nabiyoberwa koko nyine mbwira koko urumva ibyo bintu nabiyoberwa mbwira ariko nimero yawe ntabwo murasetsa rwose ahubwo umva niba ukunda umukobwa hari ikintu wamukorera kandi kiryoshye pe urumva mengira inama nk'umucamo wanjye kuva zamani wowe umukobwa ugomba kumubwiza ukuri nkuko nanjye ubwiza ukuri umukunzi wanjye urumva ukamubwiza ukuri niba uri umukene ukamubwiza ukuri waba uri umukire byose nyine ukuri niko kubaka urukundo sibyo bebe atakeya nizo zubaka urukundo ujye umuha umwanya umukeyaringe ariko ukamubwiza umutungure umusohokane umuhe time mube muri kumwe mumenyane nyine umwiyegereze ku buryo azasigara yumva ari we gusa ibyo byose bidafite ukuri ntacyo byaba bimaze ko nyuma amenye ko wamubeshye ibyo wakoze byose bihinduka ubusa URWIKINYOMA ubwo rero waruhunze warugiye warutarutse waruzi ko mwanyishe waruzi ko mwangonze niko waruzi ko mwangonze niko waruzi ko mwishe Emile byarangiye ndagira nkubwire ko nkiri muzima ndagira nkubwire ko nkihumeka urumva uranyumva neza Imana yarandinze ndacyariho kandi ikindi ngomba kubibwira umugabo wawe ari we data bukwe ngomba kubimubwira ko ari wowe wishe umugabo wawe uranyumva neza Emile mbabarira ngiye kukubwira ikintu kimwe ndagira ngo ugende ubwire umuhungu wawe cyangwa umugabo wawe ibyo wakoze nutabimubwira nzakwica uranyumva neza nako ibyo byose nta nibyo nshaka reka nkwice ngurangize mbabarira bigenze bite bigenze bite ewe urose nabi ariko rero twumvikana wenda nakwihoreye muri iyi minsi sibyo ewe ariko muri iyi minsi usigaye urota nabi uryama nabi pe
nuko nakwihorera muri rwo kutaguca intege cyangwa kujya gutari ko sinzi ikibazo gihari umuntu yanjye ngiye mbyutse nzi kwenda ari nk'umuntu turi hejuru ngiye ninjye kurwana nawe pe dusaba juru ngo agenda bite ko muko kubana bokunganga ngo banyica ngo bakuziritse abo shose babonye bibura ubazi nako mbazi gerageza wongera amasengesho gushira no kuri ndasenga iyo tugiye kuryama se dusenga kuko nusubura mbere sinsenga kuko bya byose ibintu n'impuza n'imyuka mibi sibyo yego subi yabicaye kuko kubizi ko ndo mu rusengero mo imbere tuza sibyo tuza mbega umuntu warebaga nabi we nibyo ariko reka mwereke ikintu none tugiye gukora sibyo swati tuzane pasiteri adusengere muri runo rugo cyangwa se dushaka uburyo dufata amasengesho byibuze iminsi 3 nkuko twari dusanzwe tuyafata tureke ibibazo byakemuka kuko kuri mfasha tuyasenge nubwo twaba dufite amafaranga no twaba dufite abazamu ariko urugo rutari mu Imana urugo rutari mu mwuka wera nta kimuga rumaze cyera urugo rwacu ntirwubakiye ku rutare n'ukuri none nimba rwubakiye ku rutare iyo myuka iri kuza gute nyine mfasha dusenge amasengesho nta kibazo y'iminsi 3 sibyo yamfashe pe aho bundi urampabuye pe ngiye numvaga ko ari umujuru duhagaze hejuru neza neza nabona kahagaze hano yagiye kunyica bari bakuziritse tutabasha no kuvuga nyemera ko amasengesho tugiye kuyakora ukuri ndabikwemereye sibyo kwera kwa mbere tuyakore kugeza kwa 4 tuyarangije nitubona biri gukomeza niko noneho tuzitabaza n'abandi nabo badusengere turi gukora ikintu byatanga sibyo hajya umuzigendana nabi cyane pe cyane bimwe uko uri kwimyoza ubone nkumva utuntu ntazo twari twowe nkabwana bera ni kwa kuntu umuntu abananiwe kuburya kesha umuntu ananiwe nyine kurota nabi n'ibiki byose ntago bibura ariko no kuri aka kanya nimba bigeze ahantu rota umujura kuri hejuru ni ikindi kibazo fasha dusenga amasengesho shereza fasha tuyasenga n'ukuri naho ubundi wapi ndare oya tuza basiryama sibyo urwikinyoma mbabarimi urwikinyoma none urasa neza nabona kubonye mu gitondo by'amakazi nibyo yego utarebye ko dadi yagiye yambaye neza ngo sindi buri abantu barabizi ko mfite dadi wow ndakwereke ibaze nk'uburi nk'umugore wanjye nakwikaraga buryo ufite umwanishiri wambonye ako dadi ari ikintu njye nkibaza buri ukiri muto yari umukobwa wagucikaga nkiri mutoya ahubwo unyibukije akantu nkiri mutoya hari habaho ibintu by'amakomine donc ubu ngubu hariho uturere district none iki gihe hari komine iyo habaga inama y'urubyiruko niyo bahamagara ni ngewe yoraga byanze gukora none ikintu cyatitangaje ni kimwe nuko abakobwa rero bavuga ngo natayiyobora ntago turi buyijyeho asigade ko ndi imfura yawe nta kintu wamisha sibyo ubundi bwo nyine nubwo uri dadi wanjye ungana gutya nyine ni abakobwa bajya bakorera ngo bavuge ngo uri mwiza ngiye nkurebye you smart you handsome uraberwa oh my gosh nyine ni dadi wa mbere ku isi muri Afurika wako ndi papa wenyine ugomba kubibona byanze bikunze dadi huye kandi wowe wemerewe kubimbwira ariko abandi ntabwo baba bemerewe kubyumva bapfira muri Nyagasani nyine bagapfa yagera mu rugo ati wa mugabo ariko
ntabwo yabimbwira. Wiriwe gute se? Sapa niriwe Njye neza. nagukumbuye numvaga biri kuboringa kandi sinari kukudistabinga uri mu kazi rero I missed you. Uba bored kandi mama hari. Mami yagiye ndi kumwe n'umukozi gusa mami yagiye. Yagiye. Sisiko yagiye mu mujyi. Oh. Yeah, mami yagiye mu mujyi. Nabyibagiwe. Ahubwo urakoze gutaha kare. Urarekera iki rero? Ntabwo ushaka kurya ibiryo by'umukozi uyu munsi. Byari ndukunda. Bijumba. Isombe. Isombe. Wariguze heza. Nagiye mu isoko uyu munsi, nagiye Kabeza mu isoko ngura isombe. Nari ngukumbuye dadi. Nangira kavuga ngo yego. Ibaze ko uba wabuze, Mire yabuze, mwese nababuze dadi ntabwo ibi bintu ari byiza. No kuri telefone wamubuze. Njye namuhaye uburenganzira ko mu gihe cyose azabona ari wowe umuhamagaye ajye yitaba. Ariko naba ari undi ntakitaba. None siko nambwira. Ngo papa wawe ngabibonye. No, muri minsi kwa tumaze iminsi dufite amakomande menshi ashobora kuba ariyo mpamvu wowe wamwumva vraiment. Musaba imbabazi basi. Okay. Tumwihorera abandi bantu tubihorera n'umwanya wanjye. Wow. Ikindi. Ikindi? Ngira. Ndagukunda. Wow. Warakoze kumbyara n'umugisha nyine kuba ndi umukobwa wawe n'iby'agaciro. Kandi wabaye dadi mwiza, best friend, brother, nyine hose warahaba. Imana igikomere umugisha sibyo? Tubusangire. Cyane cyane wowe. No, tugomba Imana impawe umugisha urabizi neza. Ko ntabwo nawe enjoyinga njyenyine. Nyine ndada abandi bagabo iyo nyine abagore babo batagihari. Nyine baburira abana babo umwanya subizi. Njye ntabwo ndi muri abo ngabo ariko. Ako nyine njye nshima Imana ko yamaye dutandukanye. Yeah. Kandi rikamubuza ukuri. Sibyo? Uko mbonye mbyina ku munota wa mbere inako uzabona mbyina ku munota wa nyuma. Kandi nshaka kuza ngo twicarane. Okay, nta kibazo. Nana ya papa. Dahira. Ariko se none uzi wese gute? Ndaduziko n'uyisiga mobiti kandi nshaje. Ariko nimba ari kunogera nta kibazo wayikomeza. Umzubena ngo nimba wa mutantine wawe uzaturuka Australia azakuzana mu mavuta yabo kumbona umubiri wa nta utane n'abanyabuzungu nyine. Dore ikintu nshaka kugusaba. Ngambwira. Nyine nshaka. Iki? Nshaka gusubukura ubukwe bwanjye na Emile. Nyine dadi none ubu umeze neza twakongera nyine tukabusubukura. Uri kumva? Okay. Sure. Sure. Thank you. That's why I love you so much. Nzi kugiye kubyanga. Kuri condition imwe. Please, kuri condition imwe. Which condition? Ntabwo nshaka ko ubukwe bwawe buzaba ari lokale. Ushatse kuvuga iki? Ntabwo nshaka ko ubukwe bwawe buzabera inanga mu Rwanda. Ubukwe bwawe bugomba kubera ahantu kandi aho hantu akaba ari hahandi amazi akubita gutya ntanagakubita. Tete mbabwire. Nyine reba mu Bufaransa buriya hari ikirwa ntabwo mbyibuka neza ukuntu cyitwa noneho tukajya no gufatira amafoto i Paris nyine ku munara kumva nyine tuzajya mu Bufaransa mariage yanjye barazabera. Hari ahantu bita Côte d'Azur. Hari ahantu bita Ibiza. Ariko Ibiza ni mu Rwanda na Italy gatoya. Cyangwa se tukajya mu birwa bya Malte. Sibyo? Cyangwa se reka ngo ahantu henshi cyane dushobora kujya urabizi. Ibyo nkora byose imitungo yanjye yose mfite urabizi ko ari wowe yanditseho. Nuko ngo ibyo nkora byose ni wowe nkorera. Nta wundi muntu ndeba, nta wundi muntu mpangira, ni wowe wenyine. Nuko ngo ikintu cyose gishobora kugushimisha kibaho kuri isi Nyagasani mfite ubushobozi nzakigukorera. Bazi ko ndi umunyamugisha kuba ngufite.
urw'ikinyoma mbabarimiye urw'inyoma urw'ikinyoma urw'ikinyoma umeze neza bigenze biti bayiki ni wowe se mana yanjye yesu we none se bayiki reka nkubaze ntube warambeshe mubeshye iki uzi mana yanjye ese ufite ikihe kibazo ubuze niyo mbihera pe babarira umbwire ugira impanga babarira umbwize ukuri mbwira n'ukuri ndakwingiza se ibintu kuba nibiki sobanura neza ufite ikihe kibazo cyagenze bite banza umbwire warambeshe ufite impanga warambeshe si ibintu uri kuvuga ko nari kubisobanukirwa tuza umbwire byagenze biti reka nkubwize ukuri sibyo ku kazi nkora hari umushuti wanjye yambwiye yuko hari umuntu wapfuye muri famiye yabo nyine ndamuherekeza tujya gushingura mana yanjye reka nkubwire fotokopi mana yanjye usibye ko yambaraga rinete ariko ntago n'ubu ndabyiyumvisha none se oya mbabarira umbwire ugira impanga waramumpishe kuko ntago mbyumva pe ntago mbyumva ubwo urumva niyo naba mfite impanga nabigurisha ngo bigende bite nta muntu tuvukana ukuntu nje niruka abese ya sinabimenye bimeze bite babarira umbwire basi muri famiye nta muntu no muri bo musa uvuga ngo murasana ifotokopi yawe umva ibintu uri kuvuga ntabwo ndi kubisobanukirwa kandi ikindi nuko telefone yanjye yazimye mba nkweretse ifoto Mbonye dusaze umva neza ni wowe mana yanjye oya nanjye ntago ndi kubyumva uko utari kubyumva nanjye byananiye kwakira umva nkubwire niyo waba wabonye umuntu dusa ibyo ni ibintu bishoboka kuko buri muntu ku isi ntabura nk'abantu 8 basa buriya nawe ntabwo wabura abantu musa ibyo ni ibisa ni fotokopi niba uzi fotokopi gusa ikintu ntazi si kutajya wambara noneho rinete byagenze bite we yambaye rinete ariko ukusa neza ni fotokopi ibyo nibyo byaguhamuye tuvugishije ukuri nyumvira nawe urumva ari wowe bitakubaho ngiye ahantu abantu barampamagaye ngo ngwino urebe ngo use umugabo wawe kugitura ifoto yawe surumva nabura kugira ubwoba ese uwo muntu wabonye dusa neza reka nkubwire uretse telefone nijyamo umuriro ndakwereka foto na umva nawe urumigwa oya reka nkubaze uwo muntu wabonye dusa neza ku buryo utamenya kudutandukanya fotokopi wakomeje kumbwira ngo usibye ko ngo wabonye gusa ari yambaye rinete uko umuntu ko ngewe nzi byancanze umutwe uranja ndirukanka mpanga yanjye hari nta nigeze ibaho je nakurakariye vuga ni se afite impanga yarabimishe ibintu ntabwo ari ibintu munajya kuguhisha sibyo oya gusa nabiguhisha ngo bigende bite wowe tuza nubwo ni umuntu witabye Imana twari dusa kandi birashoboka ko umuntu ashobora gusa n'undi urumva nawe hari abandi musa nanjye buriya hari n'abandi basigaye dusa hari nabo nzabona ibyo ntabwo ari ibintu byatari gusa we tuza ntabwo njye nigeze nguhisha ko mfite impanga oya ntabwo ari icyo kintu urumva ari cyo naguhisha koko ni ukuri birantunguye uretse we ninkwereka ifoto ngaho genda ucaginge sibyo uze kunyereka
nta kibazo. ariko tuza rwose uwo Uboye dushwana aho kujya none. ese dushwana dupiki Wambujije amahoro. uyobewe ko turi aba besto Besto. Niba se ese wagiye ureka basi n'umuntu agahumeka. Okay. Bon. Mia. Uribuka story nigeze kumbwira kwa muganga? Kwa muganga habaye iki? Mia. Nahuye n'ikibazo mu buzima bwanjye. Nakunze umukobwa. Mukunda mbere y'abandi bose. Mba navuga ko natinze kumubwira ko mukunda nimba ntabwo nagusobanurira uko byangendekeye. Ariko ubu aka kanya uwo mukobwa afite undi muntu akunda. Ndibaza eske namubwira ko mukunda nkawe wangiriye nama. Let me tell you something tukiraho. Ntuzigere na rimwe ukingirana amarangamutima yawe. Niba ukunda umuntu ko ahead ugire mugenda gukunda gukatire cyangwa kwemerera simple. Nese ku cyumva ushobora kunaniza umutima wawe. Ere gushobora gusanga nawe gukunda nta wamenya. Ibyo bintu bintera ubwoba kuko ikintu iyo maze kubona ko n'uwo muntu afite amarangamutima yerekeje kundi muntu ko byakira birananira. Subizwa nizera se ko ibintu byose bishoboye. Iyo byancanze ni wingisha inama urabizi sibyo? Kera waranansengeraga man. And reka ibi bintu tubikore. Niba umukunda uzagenda ubimubwira. Kandi trust me bishobora kuba byiza cyangwa bikanaba bibi ntawamenya. Ariko nyine nayitinya itarongoretse. Ese Mia. Ubaza ikibazo uransubiza. N'inshuti yanjye magara. Kwasa. Iyo Sikwabaye seriye cyane. Uri kunkanga? Oya wikwikanga. Okay. Iyo. Njyewe Alain. Wowe Alain. Iyo nza gukora Ese kufite ubwoba. Okay, let me tell you. Utaramenyana na Emile. Nkiyo nza kugusaba urukundo mbere yuko umenyana na Emile. Hari kuba iki kuri wowe? Gute? Iyo ngusaba urukundo mbere yuko umenyana na Emile. Hari kuba iki? What happened with you? Hari kuba iki gute? Icyo nari wari kubyakira gute? Okay. Byari guterwa nuko nkwiyumvamo cyangwa bikanaterwa nuko nawe umfata cyangwa ngo rero ibyo bintu bitabaye byihorije n'ukuri byibazo ubwo biba bivuye noye ayo marangamutima witekerejeho mbere yuko twari tubanye just when Emile atarinjira mu buzima bwawe nakubaza ngo mbere y'ibyo byose wari kuba wamfata ute wari kuba wansubiza iki ariyo twakoranye ubugoryi bwinshi byinshi nta nubwo nzi ko nari kumva ko biri seriye kandi come on njye ntabwo ngumenyera ari seriye gutya ibi bintu byihorera nyine buri gihe umfata yiga kubera ubwo bugoryi twakoranye ibintu byose twakoranye
ahubwo ibibazo ubikuye kandi ibi bintu byo kwigira seriye wapi kabisa. nyine ikintu kimbabaza ni kimwe everyday umfata nka Nuri inshuti yanjye magara kandi urabizi. none reka nkubaza ikibazo noneho nk'uko uri kumva ko ndi seriye. Okay. Guteza amatwi. kandi umbabarire kuba ngiye kukubaza icyo kibazo. It's okay. ubu aka kanya Emile turi kubona, Emile dutekereza, aba yari Emile utari uwa nyawe. Ashatse kuvuga iki? babarimwe urw'ikinyoma 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 babarimwe